Muvandimwe Antoine, umuco nyarwanda iyo wemerewe ari ukuntu ugomba no gukora ubwatsi. Uretse kugenda ashaka kumaho ngaho ndaje. Yego mubyeyi. Iyi ni inzoga yo gukora ubwatsi. Urakoze cyane. Ubwo niyo gushima ko habaye iki? Twemereye umugeni. Iko twawemereye umugeni. Yego. Twahita ikizeneko cyangwa niyo rusigiro. Oya niyo ishimo risanzwe n'igituro. Twemereye umugeni. Ndetse murabishoboye na mwana dukosha. Niba tutabishobora. Oya murabishobora ndabizeye. None se naje gambizeye. Uko nuko. Rero ndagushimiye ko mba naje mbizeye kandi nzanywe n'urukundo cyane cyane. Reka nze ngukoshe ibyo nabyo ndagukosha uko nakubonye. Hanyuma ubasha nabonye bagukoreje imitwa kugira impfundiko z'ubuhiri, ariko wihangane nayo ubutwari uzagororerwa. Mu gihe utegereje ingororano reka ngushimire ubabwire uti nari kumwe n'abakuru. Okay. Ubutumwa bwiza muzamamaza muri iki gihugu no hanze, amahanga yose azahatega amatwi. Ururimi rwawe ndarwaturaho kuvuga ibikomeye, ururimi rwawe ndarwaturaho amagambo y'ubutwari, ururimi rwawe ndarwaturaho amagambo y'ubutsinzi. Katika bosika robene sante koza yatike santo pifoza idibinifo shaidibinifo praisi kita aidi kita mangro peshaidena aidi minifo pesita binita idinifo erene shaini mangro petai satika azete provene sensive praisi idibo sika idibo festa sive trere fo shaidibinita pai. Urakoze reka abagabo bakoma amashyi ababyeyi bavuza impundu. Ndagushimiye ko utareba nk'abantu, ndagushimiye ko utoranyije umugaragu wawe ndagukorere. Ndagira ngo nsabe abashumba bari hano bagipfukamye tubaha ibyangombwa byabo bazakoreraho. Ndagira ngo abashumba twese tubagote tubasabire umugisha w'Imana kandi harimo n'ubuhanuzi. Rero iyi ni impano tuguhaye nk'intwaro uzakoresha muri uyu murimo w'Imana. Amen. Aho uzerekeza mu murimo w'Imana, ufungura amatorero, ubwiriza ubutumwa, ndetse uri kumwe n'umudamu wawe muzifashisha ijambo ry'Imana. Ndagira ngo turi bashyikirize bakomera Yesu amashyi. Ndagira ngo kandi itorero Rehoboth Pentecoste All Church twaguteganyirije certifica uzakoresha. Ushobora kugera muri Kenya bakakubaza ngo kuki witwa Bishop, uzababwire ngo ufite ibyangombwa bitari pirate. Ibyangombwa bizagushoboza kwicarana n'abandi ba Bishop, ntuzabatinye kuko bagusumba.
Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko waturinze aho twavuye hose kugera tugeze hano muri uru rugo. Niyo mpamvu ibyo dukora byose twifuza kubikora mu izina rya Yesu, kuko ijambo rye ridutegeka ko ibyo tuzavuga byose n'ibyo tuzakora byose tuzabikora mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro ku bw'ubu. Niyo mpamvu dusengeye gahunda zose zigiye kubera muri uru rugo, kugira ngo zibabwe mu kuboko kwawe, kandi umugisha wawe ukomeze kutubaho twese. Ngaho rero tugirire neza, kandi Imana kuko tukwemera kandi tukwizera, niyo mpamvu ibyo tugusabye byose tubyemera nk'ibibaye mu izina rya Yesu. Amen. Abadafite ipfunwe ku mutima muhuze ibiganza dushimira Imana. Baze kugushyikiriza kugira ngo uze kubona ka uza kumumenyera umubyeyi, kugira ngo tuze gutaramana kandi tunezeranwe. Unyemerere subye kuryo nakavuze, unyemerere kandi ntoya urakabyara. Narakoze Amose. Muryango mugari Kayitare, nabateguje ko twakiriye irenga ry'abakomereza. None se kubaze karame wamakaniye ko ntangaga mugira yamubuze ingaga mumvura n'urutoki. urutoki urutoki rwo rurahari. Harimo izihe nsina se? Insina amazina yazo mumenyeho mwenze. Iyo ni inzoga y'inkangaza. Ntabwo nagira ngo umenye ingengo y'iwanyu. Mugira intuntu zirahari. Mugira kamaramasenge nazo zirahari. Mugira n'iyitwa indaya. Oya n'inyamunyu irahari. Rumwe inzoga mu nyamunyu. Nakubwira amazina y'ibyo dufite nyine. Mugira imivure se? Mugira indoha, mugira indembere? Tugira indoha. Mugira indoha. Iwanyu haracyaba amajyanjari? Oya nta majyanjari ahari. Ubuye mwayikomye ibikonjo cyangwa imenyeye ibirenge? Oya ni ibikonjo. Ubwo ari ibikonjo urayikoreho urutsikira. Wakureho urukundo. Iyo yaba amajyanjari bisubiye nakurahiye. Wankurireho urukundo n'umenye ingengo y'iwanyu. Yerekeza Betaniya uko nuko. Se nkota ugiye kugira ngo amanywa abanza yisome ndebe ko kugenza ntacyo yagutwara muraziranye. Bakuyemo ibyo washyizemo se ko bava kwita ibikora byo washyizemo. Bagufasha iyo ndangururamajwi hanyuma nze numve inyengo yawe. Wanyimbo we shoboje gutuya kuninira, ndagira ngo kirutse unyure niba yashyizemo ifundi iheze ngo mpeze cyangwa umunanira ngo nanize, ngira umuhanga naguhangaye ku manywa y'ihanga. Nuko mwenga inyengo ni iwanyu. Ndimo nakubaza iyi nzoga sigira impanga yayo ni ikinege.
ni ikinege nta mpanga yayigira. Reka nkubaze, imvura iguye rimwe ntisubire bayita ngo iki? Bayita cyumya. Hanyuma utanze nk'imwe ntayihete indi bayita iki? Babita inturukure. Hanyuma utuye umutware umutwe umwe ntawuhete undi bawita itubya. Itubya. Nshakira ikindi impanga y'ingiyo ndindi itubya ndakubwira ibyayo. Gira n'ingoga kandi. Ngize nshakira impanga yawe ndindi itubya. Ntabwo ndageraho guturwa umutwe umwe. Ngabyemeye. Kandi uyibura umbwire. Umubyeyi yarakoze, yashimye umukobwa wayo. Ndamubwira nti bari kwa Antoine, nta kibazo rwose, hariya duhana abageni, si bwo bwa mbere si n'ubwa kabiri. Ninjyaho nzagenda nisanga. Maze rero umuvandimwe Antoine akaba aricyo cyanzanye kugira ngo nuzuze y'amasezerano nk'uko twabisezeranye ku itariki y'uyu munsi. Mpagaze imbere yawe nkaba nizeye ko umugeni naje gusaba uri buze kumwumva. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kira kabugi. Niko Nkota we. Karame. Witwa Mabwire uramuzi? Oya, ntabwo muzi. Nandi cy'amapfana. Oya. Mabwire yigeze ajya kwa Mibambwe Sentabyo. Njyana ubutumwa bw'abahondogo bakiriho batarashira. Ariko baramuziga, aza kugira ihirwe, umwami arabimenya. Amuha ikaze arabwira ati rega n'ubundi nimundebe nk'Amabwire, mundebe nk'abahondogo bose. Ubutumwa uzanye n'ubwawe cyangwa n'ubw'umuryango? Ubutumwa azanye n'ubw'umuryango, ntabwo ari ubwanjye. Umuryango wande? Celestine Gatetero. Iwanyu mugira abakuru? Abakuru barahari rwose. Uwo mwana agira ababyeyi bamugendera? Ababyeyi barahari, agifite n'abavandimwe na ba se wabo na ba nyirarume. Yewe bafite umuryango mugari. Hanyuma araterura arabaganirira ati narakunze cyane rwose. Umuryango wa Celestine na Kayitare bapfana iki? Umuryango wa Celestine na Kayitare? Kayitare wande? Aho dusanze ni kwa Kayitare ho dukomora isoko. Ariko bose ni Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda ntabwo basangiye isoko ndabizi y'igihugu. Abavu y'ibyo bapfana iki? Mu bihango nyarwanda tuzi bahurira ku kiye? Nta n'icyo bapfana rwose. Nta na kimwe? Nta na kimwe. Uje muri rubanda? Oya, nje mu mfura nk'abo. Iryo ni mwigeze mugirana ibihango se? Ibihango wenda guhana abageni, twahanye abageni, ntabwo ari igitangaza kugira ngo muduhe abageni nk'uko natwe tubaha abageni. Abo mwakuye mbere murabafite se? Barahari rwose. Urazanye nabo ngo barahari? Abageni barahari. Nuretse ko ari abamama bakuze, ariko ubundi nibyo koko Nkota, tuba turi kuri Kimeza, kandi nta muryango wasabaga undi irembo badafite icyo bahuriyeho. Nimba mbabona hatinze, nagira ngo umenye icyo imiryango ihuriraho. Irembo twarariguhaye n'ibyo ntabwo ubeshye, gusiga n'ifatarembo turayishima, ariko hari abatari bahari. Bamenye icyo twashingiyeho, tutazayace ko wagiye. Basobanurire, mbwira icyo mu muryango upfana n'uyu, mbwira igihe mwaganiriye ku kigeni no ku gisuna, kugira ngo mureme icyo buriza muragihete, kugeraho mu gihe turamuhana inka n'abageni. Itangira igice cya 34 umurongo wa 12 ngo inkwano n'impano
muzanyaka uko bizangana kose nzabibaha uko mubinyatse ariko mushyingire uwo mukobwa murakoze. Ariko se wa mugani ko numvira ijambo rigana kariho ngaho ni munamana nawe umbwire wa mugani iki jambo rivuze ko ariko kuri umubyeyi wacu ko mwamwemereye umugeni munamukosheje si byaba byiza akaza gushimira rimwe. none se pastor niko pastor karame kabiri imfura idashimye igenza gute? Imfura idashimye irashiha. Oya ntago twashiha. Ngaho ndinde umushiha rero. Murakoze cyane ntitwashiha aho turi gushima. Muvandimwe Antoine, umuco nyarwanda iyo wemerewe ari ukuntu ugomba no gukora ubwatsi. Uretse kugenda shaka kumaho ngaho ndaje. Yego mubyeyi. Iyi ni inzoga yo gukora ubwatsi. Urakoze cyane. Ubwo niyo gushima ko habaye iki? Twemereye umugeni. Iko twabemereye umugeni. Yego. Twahita ikizenteko cyangwa niyo rusigiro. Oya niyo ishimo risanzwe n'ibituro. Twemereye umugeni. Ndetse murabishoboye namana dukosha. Ni tutabishobora. Oya murabishobora ndabizeye. None se naje gambizeye. Uko nuko. Rero ndagushimiye ko mba naje mbizeye kandi nzanywe n'urukundo cyane cyane. Reka nze ngukoshe ibyo nabyo ndagukosha uko nakubonye. Hanyuma ubasha nabonye bagukoreje imitwa kugira impfundiko z'ubuhije, ariko wihangane nayo ubutwari uzagororerwa. Mu gihe utegereje ingororano reka ngushimire ubabwire uti nari kumwe n'abakuru. Okay. Antoine karame uyu musore wanjye yitwa Gisagara James. Yego. Akaba ari wundi washaka kugira ngo umuramutse. Gisagara
tugenda ujye kuramutsa munzanire muramutse nuko nuko se n'uyu nguyu Gisaga uri aho kumbi ari wowe turakwishimiye rwose nakubwiye ntunamubona ariko kubera ko wishe ataririrwa wihangana utamenya ahubwo nkubaze igenda mubonanye na mafiyeri cyangwa niko asanzwe agenda ibi ni ibyishimo ubundi aruzuye nta kibazo agira aruzuye rwose nuko nuko hanyuma kumwambika sandari no kugira ngo ndatire amano ye cyangwa nuko oya n'amano ye ntabwo ari mabi nagira ngo ni mano sisi ntabwo afite amano nk'aya tangawizi nuko nuko ariko afite amano meza rwose ibyo nabibonye hanyuma turamwishimiye ngo uyu mukwe nagire gutya asuhuze umuryango mwishimire mwakire so ambwiye ko nta kibazo ufite ariko narebye kure mbona uragifite gikomeye ntawe umenya indwara y'undi cyane cyane iyo atayivugiye iyo nayibonye genda witurize ndaje gukorera umutaka akabika igihe uko ni uko hanyuma abaye w'ingenzi wacu mbeyamo mumenyere intebe y'imvunwa hanyuma nabo bagendanye n'urungano uramenye uko bagenza nabo bari mu nshingano jya mu ruge nubirangiza ubwire ushike mu byicaro kwitwa pale ni igikorwa gikomeye bestman tambuka neza imfura zose zihuza ibiganza zigushimire rwose wateye intambwe uza mu muryango turakwakira none uyu munsi wabaye nta makemwa ufite uruhanga rwiza utsibaze mu rukundo uteye intambwe 3 wigira imbere mu rwa kwakira na none Muze yabivuze nibwo mbonye ufite amano meza rwose ntagerekeranye rwose arasa neza araberewe urasobanutse ku ruhande bongere bagushimire na none rwose uzamura ibiganza gutya unsezera bari mu manege kabusiri bateri jya mu muryango ubwire umuryango uti dore ngayo nguko zamura ibiganza gutya rwose ayo mashyi mu muryango umva nayawe bagushimira ngo uyu mukwe mwana mu muryango tunamwakire na none uyu mukwe mwana mu muryango bashe muhagarare mureba hariya murebe shobuja muto mu gutyo usanga mukuru ngo ijuru rirakunze ryibarutse intwari y'intwa z'abafozi yitwa umudatsindwa ntabwo atsindurwa ku rugamba n'ingabigenda imbere y'izindi ntirumenesha Saga ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none urasobanutse mwembi muzamura ibiganza gutyo ayo mashyi muraza kumva aranyu mu miryango yose muzamura ibiganza muvuga ati mana wo muze ubwira neza uyu munsi tugeze mu byubahiro byiza Bestman wicare umuhereza iyo nshingo ye bashefu murebe shobuja bari abasiribateri mujya muntera stress no kuvuga ngo uyu munsi uri umuntu ukomeye mu muryango tuzajya tugira ibyo tuganira n'imyanzuro izajya ifatwa nawe uzajya ubuhari iyo nshyimbo yawe igire gutya uyibatungemo hagati nutambutsa gutya barimo barajya ryiriya nugira gutya mu rundi ruhande bandi barajya hirya hariya uri umutware bagabe nukatisha iburyo bagenda ibumoso bagende mama yake na wewe gutyo sha ni gahunda y'abasiribateri bagogeye ngoma gisiribateri mugere muvuga ngo mana ukugiriye neza Gisagara natwe ubutaha uzatumenya amina
Ernesti uri amahoro umutima uratera neza humura humura nta byago byabaye hano habaye ibirori kubera wowe kamaze nshimire basaza bawe uraho sha uzi ko wakuze ese bagara imbere y'abagabo uraho nawe ndagira ngo mbashimire ko mwabaye hafi ya Ernestine mukamurinda ibyonyine byonona mukavuga ngo twumvise bimushaka ntawamenya wasanga ari ibisumizi mbe nkota we Karame yegera nkubwire kanze inshuti yanjye n'ikaze rwose iyo wagendeye taraca akabugi tarakirutsa utera Ernestine nguyu Ernestine rero nkota aje asa n'ingwa yera uramenyera umwana Ernestine ngo wose wabukwe uzamwubahe nkuko waha ababyeyi nugira ihirwe uzamumenyere uko mwakira ariko mwe n'ihenero ry'umugabo reka mbave rwagati mbe nka yanka yabyaye muki ngo ngenda rumaze asigaye nahawe ngoto we asigaye nahawe ngaguma mu ruki Ernestine umuruje mu muryango mugari kandi umuryango mwiza ntacyo uzaba rwose James ndagushaka hano James Ernestine uramuzi cyane nibyo bikomeye Ernestine rero nguyu uwo wantumye Ernestine ira hano tambuka nguyu Ernestine wantumye muvandi babasha muhagare neza bafata ifoto y'urwibutso maze maze mubyeyi nuza kubona bikwitse uze kugenda nkaya yabyaye muki muze yarakoze muhaga mu gufata amafoto amfashe kujya tuze kureba ahantu heza uretse gisaga uretse sha na mushiki wanjye reba nanjye ndi hafi ntabwo urashimira reba ahantu bahagarara neza ifoto iragaragara neza buriya nta foto nta cyabaye naho okay nyampi hagarara aho ngaho gake aho ugeze reka nsabe protocol imfashiza abamama batambuke bagiye mu byicaro bicare kugira ngo babashe guhina uruti mutegere ibiganza shemibye wongera ucutse umurishyo gisaga umuco nyarwanda bagira bati uwakuye neza kuri yashaka hobera umwana nushaka umere nk'uhambira inkwi nushaka unamusome n'umugore wawe ibisomero nabi n'imodoka ihubera umwana uko bishaka nushaka umere nk'uhambira inkwi ukomeza ufata umwana igihe muri kurana nibwo nongera kuvuga zero stress ayo mashina yanyu twabihwahwanyirizamo bikihuta rwose ariko impeta isumbye izindi zose isumbwe no gushimirwa mu ruhame niyo mpamvu kubashimira ari umugisha kandi ari umunezero
wari mufasha imana wari muparitisipa icyo gikorwa cy'imana. Haleluya. Ruriya rubavu rwavuyemo uriya muntu ruvamo iriya misatsi muremure. Haleluya. Ernest numva yarimo arabumbwa irurema kuri uru n'urubavu imana yacomokoye muri gisa irurema kuriya mureba iramubumba kuriya mureba imushyiraho aya maboko mureba imushyiraho izi n'urubavu imana yarimo idevelopa irukuramo uyu muntu murimo mureba. Imana ishimwe kubera umwanya. Haleluya. Reka ngane kumusohoza, ariko iyo ngeze kuri uru rubavu njya nduvuga neza cyane kubera ko n'urubavu rwakuwe mu mugabo kugira ngo azamubire umufasha. Niyo mpamvu mu isi yose yitegereza agahitamo uyu. Haleluya. Ahitamo uyu kuko yabonye urubavu rwamuvuyemo. Mwebwe nta n'umuzi urubavu rwamuvuyemo nka nyirarwo ngo akangutse yahise yereka urubavu rwe ngo aravuga ngo aka ni akara ko mu mara yanjye n'igufwa ryo mu magufwa yanjye, uyu ni umugore wanjye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana ibaha umugisha. Niba bitabangamiye bagirire neza, mwicare mugubwe neza mu myanya mwateguriwe mu byubahiro byanyu Imana yabahaye. Mwicare mugubwe neza, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Turabakire mu byubahiro byanyu. Mwasoza iteraniro kuko n'ubwa mbere tubabonye mudushoboje rwose twaboneraho umugisha. Uwiteka abaha umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Icyubahiro. Ni Bishop Mugisha Gerard umushumba wa Rehoboth Pentecoste. Nishimiye kubana nawe. Imana ibaha umugisha. Bishop Gerard Imana ibaha umugisha. Amashimeshi ku Mana. Yesu nashimwe. Icyubahiro. Ndabasohoje mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nejejwe no kubana namwe muri ubu bukwe kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubukwe bwubahwe n'abantu bose. Ndi Revera Pastor Sibomungu Alphonse, nk'abantu umushumba mu itorero New Life in Jesus. Bandi wanyu. Amashimeshi ku Mana. Imana ibaha abashumba. Imana bagire neza, imbaraga n'amavuta bikomeza kubabaho none n'iteka ryose. Haleluya. Rero ndagira ngo mu by'ukuri tugeze mu mwanya wo kugira mu bikorwa, amasaha yagiye, turacunguza uburyo mu buryo bushoboka cyane ko ibindi bikorwa. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Rero ndagira ngo abageni bacu bahaguruke gutangira igikorwa izina. Reka. Haleluya.
nemeye ko uvuga izina ryawe. Njyewe nemeye ko Gisagara James. Njyewe Gisagara James. Njyewe Gisagara James. Nemeye ko Sengiyera Ernestine ambera umugore none n'iteka ryose. Guhera uyu munsi nemeye kumubera umugabo. Nzamukunda, nzamwubaha, nzamutetesha, nzamurutisha abandi bagore bose. Sinzamuhemukira, haba mu byago, haba yarwaye, yaba yabyaye cyangwa se atabyaye, twaba dukennye cyangwa se dukize, nzakomeza mukunde, mwubahe akaramata. Amashyi menshi ku Mana, izina ry'Imana ryadusuwe. Haleluya. Ugiye gusoreza ku ijambo rivuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara umugeni. Amen. Uyu ni umushumba kabisa, arabizi. Haleluya. Twongere Imana amashyi mu kubikora neza. Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza. Reka twongere duhereze mikoro umufasha we. Ubona umufasha we. Ubona umufasha we. Imana iguhe umugisha. Vuga uti jyewe Sengiyera Ernestine nemeye ko Gisagara James, dushyireho titiri Imana yamuhaye, umushumba Gisagara James ambera umugabo none n'iteka ryose. Nzakubaha, nzakugandukira, nzamukunda, nzagutetesha, nzakurutisha abandi bagabo bose. Aba bantu barimo barakora ishyaka. Sinzaguhemukira, haba mu byago, haba warwaye cyangwa uri muzima, twaba twabyaye cyangwa tutabyaye, twaba dukennye cyangwa dukize, nzakomeza ngo kunde, nkubahishe. Menshi kwa papa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amashyi menshi ku Mana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Muzane umukeka tugiye kubasengera, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mushumba w'itorero Adonai Musabika Sebastien, kubw'ububasha nahawe nawe sezeranije Ernestine na James kuba umugore n'umugabo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo icyo wahuje ntawemerewe kugitandukanya. Mu izina rya Yesu reka imbaraga zawe zibahuze une fois la vie. Tubishimangije imbaraga n'amavuta waduhaye, tubikomeresheje ibimenyetso n'ibitangaza by'amavuta n'imbaraga wadusize kuva umunsi duhamagara gukora umurimo wawe. Tuseruka Imana mu isi, tubyemeje mu isi no mu ijuru, kugira ngo imbaraga zawe zigendane nabo. Nta cyemerewe kubatandukanya. Imbaraga z'ikuzimu zizatsindwe, ibizabahagurukira bizabagwa imbere, imyambi izaboherezwa izavunagurikire mu nzira, izina ryawe rizamamazwa n'imirimo yawe. Tubasabiye umugisha womatane na biteka ryose, wo kubyara abahungu n'abakobwa, ruzaba urugo rw'umugisha, ruzaba urugo exemplaire, abazarugeramo bazifuza kubaka urugo rwabo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tubihamisha imbere y'Imana Data n'imbere y'umwana wawe ukunda Yesu Kristo n'Umwuka Wera.
buriya ni nk'uko Kristo yambaye nk'umukwe mukuru kandi natwe turi abageni. Ese mwakongera mugakomera Imana amashyi, ababyeyi bakavugiriza Imana impondo? Niba unejejwe n'ubukwe ndagusaba ngo ukomere Imana amashyi, ababyeyi bavuze impondo. Imana ikwiye amashyi, Imana ikwiye impondo, Imana ikwiye icyubahiro. Haleluya. Ntabwo turi butinde cyane kuko twamaze kumenya yuko hano amata yabyaye amavuta. Ngo amata yabyaye iki? Amata yabyaye amavuta, byabaye urusobe rw'uruhurirane rw'ibintu byiza byiza. Haleluya. Mbese ibintu ni bye, ibintu ni bye. Makofe na vigeregere kwa Yesu. Tumaze kumenya neza rero yuko Gisa James yasabye umugeni mwiza nk'uriya akamukwa, bikaba ngombwa Imana kuko bavuganye n'Imana ibintu byinshi bikaze, bafitanye amasezerano n'Imana kandi nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute. Uyu munsi ni James na sister wacu, jina lake ni nani? Koko Sengiyera irera rwose, irera iyo wasenze ntigukojeje isoni ibikoze bareba. Amen. Rero iyo wakoreye, Bibiliya iravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nanjye nzamukiriza, ngo nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu byago no mu makuba, nzamuha icyubahiro. Ni kiriya cyubahiro rero. Ariko urabona ukuntu bambaye baceye, ariko mana ampucuri barakeye rwose, baraberewe. Rero muri aka kanya turimo turitegura Bishop Mugisha Gerard, kubera yuko hari umuhango agiye gukorera hano wo kugira ngo n'ubundi akomeze abahesha umugisha bezwe no gukora umurimo w'Imana. Amakuru mfite nuko bagiye gusukwaho amavuta y'ubushumba, bagiye kuba abakozi b'Imana by'ukuri. Nibyo koko Imana yarabahamagaye. Bibiliya iravuga ngo ab'Imana yamenye kera, abo yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatoranije, abo yatoranije yarabatsindishirije, kandi abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Rero agaciro ni amavuta. Ngo ni iki? Nta mavuta. Ni koko bahamagawe kera, baratoranywa, ariko noneho Imana igiye kubikorera mu maso y'abana b'abantu. Zamura ibiganza tuyihereze icyubahiro. Reka twifashishije ijambo dusanga hano mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli, turasoma igice cya 16 n'umurongo waho wa 12 ndetse na 13. Biradufasha. Bibiliya iravuga ngo nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. Ni uwo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukira imbere muri isi. Prophet International, are you together? Yes, are you together? Praise the Lord. Harageze ngo mushiki wacu uwasenze Imana yera, vuga ngo irera. Wasenze Imana yera ikavugana nawe ngo nza, ariko hari umuntu uri hano wavuganye n'Imana ra, nza kujya imbere, nzabana nawe, nzagushyigikira, nzagukomeza, nzaguhumugisha, nzaguha izina ryawe, nzaguha agaciro. Rero iyo nza igiye kugaragarira mu maso y'abana b'abantu. Ariko niba banezerewe abantu bari hano bakomeye Imana amashyi. Uyu munsi ni Jamusina Isengiyera. Haleluya. Ejo ni wowe. Hava ku murongo hinjira mu ndi, vuga ngo ye. Imana ibwira Samweli tihaguruka kakari, vuga ngo kakari. Uzamuka i Betelehemu ujye kwa Yesaya. Je niboneye umuntu ufite umutima nk'uwanjye, mwishimye, kandi niwe uzayobora ubwami bwa Isirayeli. Kubera yuko Sawuli namaze kumuca ku ngoma, nimubona umuntu yicaye ku ntebe mujye mumenya ko hari uwundi wabanire ko yicara. Mu yandi magambo Imana ikenyuruza abantu bagakenyeye neza, karangiza igakenyeza abantu. Ni igihe cyo kugira
ati ni igihe cyo kugira ngo ube umwami, kuko bibiri iravuga, ni Yesu wabivuze ngo yaduhinduye kuba abami n'abatambyi. Amavuta agiye kwicazanya n'abami, ngo nawe uraba uri umwami. Amavuta agiye kwicazanya n'abamikazi, nawe uraba uri umwamikazi. Wakomera Imana amashyi, ababyeyi bakamugiriza Imana impundu. Agaciro ni amavuta. Yeganiriza mugenzi mubwire ngo agaciro ni amavuta. Bashumba, agaciro ni iki? Ni amavuta. Tubonye amavuta atuma tujya neza, tubonye amavuta atuma twurira indege, tubonye amavuta. Haleluya! Ubu hari ibintu bigiye guhinduka bye. Vuga ngo kubera amavuta. Hari ibintu bigomba guhinduka. Na bya bindi byo kugenda utega moto ya amavuta hamagara imodoka. Reka wubwire ijambo ndimo ndashaka kwerekeza ku musozo, kuko nta gihe dufite cyo gutinda, kuko ntabwo twaje kuvuza impanda y'imperuka, ahubwo twaje kwimuka umwami n'umwamikazi. Twaje kwimika umwami n'umwamikazi. Kaba kagiye kuba, ugiye kureba ibintu bigiye kubera ahangaha. Vuga ngo bikaze. Haleluya. Haleluya. Kavugira ijambo amavuta. Iki? Amavuta ahamagara ubutunzi. Amavuta aguhuza n'abakomeye. Amavuta ahamagara ubukire. Ariko ubukire ntabwo buhamagara amavuta. Bakumvise? Ubukire ntibuhamagara iki? Mu yandi magambo rero, urukundo rw'Imana n'abantu bayubaha, vuga ngo niho ruzingiye. Niho ruzingiye urukundo rw'Imana n'abantu bayubaha, niho ruzingiye. Iyo Imana igukundira gutoranya, yamara kugutoranya ikagusukaho amavuta agatuma bagutaye bakugarukira, abatemeraga bakemera. Akigerayo yabwiye Yesaya ati ndashaka kunzanira mu bana bawe kandi ugenda uzana umwe. Yego? Imana ntireba nk'uko abana b'abantu bagira gute? Rero abavuga bavuge, bado watasema batachoka. Watasema batachoka. Iki Imana yakuvuzeho kiruta icyo abantu bavuga. Imana yakugambiriyeho kiruta umugambi w'Imana ku buzima. Arahangije bamuzaniyeho bita Aminadabu, aratambuka ati giye kama generali genza yobora Isirayeli. Mana irareba iritegereza nubwo bwiyemeze. Imana ntikunda abantu biyemera. Yego? Arangije afata ihembe ngo amusuke amavuta, avuga ngo biranga. Imana yari yamugaye. Imana ibwira umuhanuzi Samweli iti sindeba nk'uko abantu hano nareba, nagize gute? Ntamugaye. Aramubwira ati ntawe usigaye, haza n'uwo bita Eliyabu nabo bamuzanye avuga ngo biranga. Baza n'uwo bita Shamu nabo bamuzanye bagira gute? Biranga. Hangije aramazi atese nabangaba ntawe usigaye, tasiga agahungu kagaherereza karagiye intama, ako kari mu ishyamba. Abantu baguta ariko Imana ntiyaguta, abantu bakureka ariko Imana ntiyakureka. Dawidi yaravuze ngo nubwo data na mama bandeka, ariko Uwiteka azandarura. Kubera Imana amashyi menshi cyane. Hangije turi mujye kumuzana, ntabwo turi bujye kurya atari yaza. Mu kanya tugiye gufata iminywere n'imirire, kubera amavuta ari umwami n'umwamikazi bimiswa hanga. Ntabwo turi bujye kurya atari yagira gute? Tariya bo baragenda baramuzana. Mushimiye kuko uri Imana yahamagaye aboroheje ndetse n'abakomeye, urangije utoranyamo bakeya. Abo rero watoranije, Isengera arimo, Mwami Imana James arimo. Niyo mpamvu rero ababyeyi, abasore n'abakobwa bateranijwe ahangaha n'uyu munsi mwiza waduteguriye ngo tunezererwemo, ngo bagiye gusukaho aya mavuta. Mwami Imana, aya mavuta azagira agaciro, kandi nabo Mwami Imana basubaha amavuta. Ndagushimiye kuri Imana komeje kunezeza imitima y'abantu bose bari ahangaha, mu izina rya Kristo Yesu witangiye itorero kugira ngo itorero ribeho, natwe tube bambasaderi be hano mu isi. Niyo mpamvu iri teraniro rigukomeye amashyi, ababyeyi bakuvugiriza impundu. Ayo mashyi y'umukuru w'umudugudu ntiyayemera, niba ari Imana yimika, niba ari Imana ihindura amateka, ongera uyakoma ababyeyi bavuze impundu. Niba ari Imana yavuze
Nashukuru sana kwa hiyo. Nishimire uriya murezi rage mwaza kunyongerera ntabwo ngirije ikaze nk'ibyo. Reka dushimire uriya murevera kubw'umwanya mwiza yatwinjizagamo. Haleluya. Amen. Mwese turabakiriye turanabishimiye muri uyu mwanya. Umwanya rero tugezemo n'umwanya w'igiciro uko mwakomeje kubyumva. Umuhungu wacu Gisagara tumaze igihe kinini cyane tumurera mu buryo bwa gikristo. Twagiye tureba kwihangana kwe, tureba n'impano z'Imana ziri muri we, tureba n'uburyo akora mu murimo w'Imana. Hari abantu benshi bafite impano z'Imana ariko tudashobora kwemerera kurambikaho ibiganza, kuko kugira impano ni kimwe no kubaha ni ikindi. Kubaha abashumba bagushumbye, kubaha abashumba Imana yashyize imbere ngo bakuyobore. Twarebye imico ye rero n'imyifatire mu buryo bwa gikristo, dusanga ni ndakemwa. Mwamukomera amashyi. Twagiye tumutuma mu murimo w'Imana ahantu henshi hatandukanye, rimwe na rimwe tukamwima tike kugira ngo turebe ko yivumbura akabireka. Twagiye tureba ko ashaka kurya amaturo, hari benshi bagiye bananizwa no gushaka kurya amaturo, ariko twasanze we yarahamagaye gukorera Imana. Mwavuga ngo amen. Amen. Kubera uko kwihangana kwe niko kumushoboje uyu munsi kugera kuri uru rwego agiye kugeraho. Noneho nyuma y'uko tugiye kukwimika, tuzajya tuguha amatike aho uzajya mu murimo w'Imana, tuzaguha no ku maturo, ariko ubundi ntabwo wari wemerewe kuyarya. Ikindi twanze kumwimika ari umusore, kuko mu itorero ryacu ntabwo tujya twimika abasore. Twari dutegereje uyu munsi rero katwereka ko abaye umugabo. None wabaye umugabo wawe, kandi wabaye umugabo koko, wabaye umugabo pe. Nahoze ndeba umukobwa watuzaniye nkavuga ngo waho, nabonye ko watinze utegereje ibyiza, n'ubunzi ibihenze bitinda kuboneka. Nushaka ibintu bikomeye uzihangana utegereze. Imana imuha umugisha rero. Nge ntabwo nje kuvuga ibintu byinshi batwigishije, nge ndagira ngo mushyikirize inshingano z'ububishopu kugira ngo ashobore gukingura amatorero mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Yambwiye ko afite umuhamagaro, twaraganiriye, twamwigishije mu ishuri rya Bibiliya, tubwira ko afite umuhamagaro wo gufungura amatorero. Ntabwo wafungura umurimo, ntabwo wafungura amatorero ku isi hose utarabyerejwe kandi udafite iyo titire y'ububishopu. Uyu munsi rero niyo nkoni tugiye kumuhereza kugira ngo yemererwe gukora muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, aho Imana izamushoboza kugera. Reka musabe ahaguruke yigire hafi aha ngaha, hanyuma bashyiramo indirimbo baba badufasha, hanyuma bigatambuka baza. Ntabwo aza wenyine, kirazira ntazakora iryo kosa. Iryo kosa ngo ryabaye muri Edeni, ntabwo inzoka yajyaga gushuka Eva, ariko ngo umunsi umwe yatembereye wenyine. Mubakomera amashyi ariko. Mubakomera amashyi. Kandi ndasaba kugira ngo wamukeka bongere bawugarure, kuko tugiye kwihutisha gahunda kugira ngo tubareke bajye kwishima. Rimwe na rimwe abantu benshi baza muri uyu murimo, ikindi abandi bakabona abandi bawukora, ariko nagira ngo mbwire Gisagara, uyu murimo wahisemo gukora ni mwiza, ni umurimo mwiza, ariko ni umurimo ugoye.
uzahuriramo na byinshi utigeze umenya. Kera ndi umuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR, ntabwo nari nzi imvune z'abashumba, ntabwo nari nzi imvune zabo. Buriya mu bintu byinshi navuze hano bashobora gutahana ikintu kimwe cyitwa kugiye kurya amaturo, ariko hariho n'igihe bazayakwima. Uzahuriramo n'intambara nyinshi muri uyu murimo, uzahuriramo n'ingorane nyinshi, ariko uzihangane. haba ari mu zuba, hari bari mu mvura, uzakorera Imana nk'uko wabyiyemeje, ntihazagire ikiguca intege. Yesu yiteguye guhagararana nawe. Amen. Aba bashumba bose ubona baba barabiretse, yo baza kuba ari bo ubwabo baba barananiwe. Nta wundi uzagushoboza muri uyu murimo, ni Kristo. Nugera mu bunyereri uzamusaba gufata ukuboko. Mu gihe cy'imvura, hari imvura y'amagambo bazakuvuga, uzihangane, ukomere n'umudamu wawe. Yesu waguhamagaye azaguha ingororano. Amen. 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 Gisaga ni umurimo utoroshye. Madame, ndabizi neza uyu munsi niwo wa mbere mugiye kurarana, ariko ubuzima bwawe uzatandukana n'ubw'abandi bagore muri iki gihugu. Kubera iki? Uyu mugabo ntabwo azatahira igihugu ishakira. Bubagira ngo mbirengeho. Hari igihe azaba ari gutaha, intama imuhamagara ati ngiye mu bitaro, ati ndarwaye nkeneye gusengera mushumba. Mbese uzabyihanganira? Aravuze ngo azabyihanganira, dukomereye Yesu amata. Hari igihe azazamuka imisozi agiye kuririra itorero, igihe azababona hari bitagenda neza mu itorero, wiyemeje gufatikanya nawe muri ayo masengesho. Gisaga washatse neza rwose, avuze ngo tuzajya turarana ku Gasana. Twongere dukomereye Yesu amashyi. Imana ibahugisha. Nagira ngo rero tudatinze, icyo nababwira ni kimwe, Kristo niwe wenyine uzabashoboza uyu murimo. Uyu murimo nababwiye ngo ni mwiza, ariko urimo ibicantege byinshi, urimo ibiruhije. Ubajije umushumba uri gushungira aha hantu, akakubwira ingorane n'ibibazo ahurira nabyo muri aha, wakiruka. Ariko uzakomere, ukomere ku ijambo mwavuganye n'Imana, ukomere ku Imana yagutoranyije, ikagutoranya mu bandi basore benshi, ikakwimikisha amavuta ku munsi nk'uyu. Kandi ubwo uzumva ubona nta nzira ihari, ntuzagire umuntu ubibwira, uzapfuka mubwira Imana ngo kari wowe wampamagaye, ukampamagarira umurimo wawe, ndanyura mu yihe nzira. Amen. Kandi ntuzitandukanye n'abakubanjirije muri uyu murimo. Abo ni bajyanama bawe ba bugufi, bazakubwira amabanga y'uyu murimo, sibyo? Imana iguha umugisha. Kandi ukwikunda mayo yeri kwikunda nakwiye narumugone ukina Yesu wambambiwe ku musaraba uwayacungu shayo maraso. Bwite Imana izaguca. Uyu munsi hari abashumba benshi bakubanjirije, bawukoresheje mu nyungu zabo bwite. Imana ibaca mu murimo wayo, uzawukoreshe mu nyungu z'Imana.
uzawukoreshe nk'umutambyi, uzawukoreshe nk'umwambaro wa gitambyi. Uranyumva muhungu wanjye? Nukomeza muri uwo mujyo, Imana izarushaho kukwagurira imbago. Uyu mwambaro rero kugira ngo ube wuzuye, ugira icyo bigendana. Iyi ni ne ya gishumba. Kugira ngo wemererwe kuba umubishopu, kugira ngo wemererwe kuba umubishopu, ugiye gufungura amatorero mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Uhereye umunsi werejwe kuba umukozi w'Imana. Natangiye mubwira ngo uyu mwambaro ntuzawukoreshe mu nyungu zawe, uzawukoreshe kugira ngo wagure ubwami bw'Imana. Amen, 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 amen. Uriteguye kwagura ubwami bw'Imana? Uriteguye? Amen. Mwuka w'Imana akomeze kugwira kuri wowe cyane. Imana iguhe umugisha. Hano dufite ihembe. Iri hembe umwigisha yavuze ku gaciro karyo. Tugiye kukwimikisha aya n'amavuta. N'amavuta. Muri aya mavuta harimo impano z'ibitangaza. Muri aya mavuta harimo impano zo gukiza abarwayi. Muri aya mavuta harimo impano zo kwirukana abadayimoni. Muri aya mavuta harimo impano zo gutegeka no kwagura ubwami bw'Imana. Uhereye uyu munsi aya mavuta agisukwa ku mutwe wawe. Uhereye uyu munsi aya mavuta ukirimikishwa. Ihishurirwa utigeze ugira utangire kuri kugira. Uhereye uyu munsi aya mavuta agisukwa ku mutwe wawe. Ubuhanga n'ubwenge utigeze ugira buze ku buzima bwawe. Uhereye uyu munsi ukimikishwa aya mavuta, Imana iguha abantu bakugana kugira ngo ushobore kwagura umurimo wawe. Ugiye gupfukama ndetse n'umudamu wawe. N'amavuta azakwicazanya n'ibikomangoma. Uhereye uyu munsi uzavuga wumve, amatwi yose azagutega amatwi. Abakomeye n'aboroheje bazikubita imbere yawe ku bw'aya mavuta. Amahanga yose azakumenye ku bw'aya mavuta. Wimikiye umurimo w'ububishopu kubw'ububasha mpabwa n'Imana. Jyewe Bishop Mugisha Gerard, uhereye none gusutse aya mavuta. Imbaraga z'Imana zimarukira ubuzima bwawe. Imbaraga z'Imana zimarukira ubuzima bwawe. Uhereye umunsi aya mavuta ari gutemba mu ruhanga rwawe. Uhinduke impumuro nziza muri iki gihugu. Utangire kwaguka. Amarembo yawe ntakongere kugarirwa. Umugisha wose Imana itanga umanukira ubuzima bwawe. Umugisha wose Imana itanga umanukira ubuzima bwawe. Kandi uko usutse aya mavuta mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uyu mwambaro w'ubutambyi wambaye, imbaraga z'ukuboko gukomeye kwa Kristo zikumanukire. Kandi uko nkwimitse ni nako umufasha wawe niwe uzahagararana nawe muri uyu murimo. Uhereye none ukuboko kw'Imana kube ku buzima bwawe. Imbaraga z'amaraso ya Kristo Yesu zibe kuri mwe. Uko ayo mavuta ari gutemba, ubutumwa bwiza muzamamaza muri iki gihugu no hanze, amahanga yose azahatega amatwi. Ururimi rwawe ndarwaturaho kuvuga ibikomeye. Ururimi rwawe ndarwaturaho amagambo y'ubutwari. Ururimi rwawe ndarwaturaho amagambo y'ubutsinzi. Katika bosika lobede sante foza yatike santo pifoza idibinifo. Shaidibinifo praisikita. Aidikita mandro peshaidena. Aidibinifo pesita binita idinifo. Erene shaini mandro petaisatika. Azete provene sensive praidibo. Sika idibo festa sive. Trere fo shaidibinita pai. Urakoze Yesu. Reka abagabo bakoma amashyi, ababyeyi bavuza impundu. Ndagushimye kutareba nk'abantu. Ndagushimye kutoranyije umugaragu wawe nkagukorere. Ndagira ngo nsabe abashumba bari hano
bagifite tubaha ibyangombwa byabo bazakoreraho. Ndagira ngo abashumba twese tubagote tubasabire umugisha w'Imana. amashi uvuga imirimo yawe Imana tuzahora tugushima. Hariho impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana. Hariho impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana. Tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe kandi harimo n'ubuhanuzi. Rero iyi ni impano tuguhaye nk'intwaro uzakoresha muri uyu murimo w'Imana. Amen. Aho uzerekeza mu murimo w'Imana, ufungura amatorero, ubwiriza ubutumwa, ndetse uri kumwe n'umudamu wawe muzifashisha ijambo ry'Imana. Ndagira ngo turibashyikirize bakomera Yesu amashyi. Ndagira ngo kandi itorero Rehoboth Pentecostal All Church twaguteganyirije certifica uzakoresha. Ushobora kugera muri Kenya bakakubaza ngo kuki witwa Bishop, uzababwire ngo mfite ibyangombwa bitari pirate. Ibi ibyangombwa bizagushoboza kwicarana n'abandi ba Bishop. Ntuzabatinye kuko bagusumba, ntuzabatinye kuko bagutanze mu murimo, ahubwo uzababwire ngo itorero ryamaye izi nshingano, ryamaye n'ibyangombwa byaryo. Akira iyi certifica, urayizamura na madamu muyereke iteraniro. Ndagira ngo azana iyo envelope bayisubizemo, hanyuma icyo ni icyangombwa cyawe uzakoresha muri uyu murimo. Nagira ngo nanone kandi untumbire ufate madamu wawe mu kiganza, ufatane ibiganza byombi. Yewe Bishop Mugisha Gerard, umushumba w'amatorero ya Rehoboth Pentecostal mu Rwanda ndetse no ku isi hose, kubw'ububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero, ndemeza ko uyu munsi James Gisagara abaye Bishop mu muryango mugari w'amatorero ya Pentecostal mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Imana izagushoboze kuyobora umurimo wayo. Amen. Dukomere Yesu amashyi. Ndatekereza umuhango narindi gukora wo kwimika no gutanga ibyangombwa turawushoje. Gahunda zisigaye zishubije mu maboko y'abayobozi b'ikanisa. Yesu abahumugisha. Reka twongere Imana amashyi. Nari nibagiwe akantu kamwe. Gisagara agiye kuza dusinyire hano muri iki gitabo, arandika mu izina rye kugira ngo tuzashobore kumushyira muri systeme y'ababishopu. Twagiye aratambuka hano, arandika izina rye, baramuha ikaramu ndetse na madamu we, hanyuma basinye imbere yayo, basinye kontakte kugira ngo tuzajye dushobora kuguhamagara mu manama y'ababishopu. Ariko mwakomeye Yesu amashyi. Hari akaririmbo baririmbaga kera nkunda akavuga ngo biremera. Kuki mutagatera? Biremera muri Yesu, biremera, biremera muri Yesu, biremera, biremera muri Yesu, biremera, biremera muri Yesu, biremera,
reka nsuzanye n'uyu mu bishopu. Imana ishimwe, tukwifurije kwaguka, tukwifurije gutera imbere kandi kuraje mu murimo w'Imana, tukuri inyuma nk'ababyeyi bawe. Tubifurije gutera imbere, muhabwe umugisha mu murimo w'Imana.